Chaima tuza baby yo. Kariyeri yawe y'umuziki uba wumva izagarukira he? Mva numva izagera kure hashoboka. Meza TV ryohera abagukurikiye. Yes bakunzi ba Meza TV banyarwandakazi aho muri hose mu ntara enye zigize igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Peace and love. Umwaka mushya wa 2022 muzawurye ntuzabarye inshuti zanjye, kandi ndabakunda namwe murankunda. Turabakunda kuri Meza TV kandi turabizi ko mudukunda. Wowe wese utari wakora subscribe turagusabye ngo ubikore uyu munsi dutangirane na 2022 wabishoje, kugira ngo abahungu bawe bashyire ku gasongero. Intero nta yindi ni ku gasongero, ntago ari hejuru, ni ku gasongero. Twaje nanone turi kumwe n'umukobwa, niwe mukobwa dukoresheje muri 2022. Uno mukobwa wambaye neza, umukobwa wikwije ku mituku ya danje, hasi yambaye umweru, hejuru rineti z'akataraboneka, kudusaha ku mabring kuciniki. Bimeze bite sister wanjye? Ibintu bimeze neza. Nta kindi nta birenze, uratangira wibwira abakunzi ba Meza TV n'abanyarwanda muri rusange. Amazina ni Jessica. Nkaba ndi umuhanzi nyarwanda wo mu karere ka Rubavu. Yego. Ese Jessica, ko nduzi ufite isoni kuri stage, iyo ugiyeho ugira isoni zingana gutya? Aya nta soni kuko nyine nshobora kuririmbira abantu barenze ibihumbi, so nta soni. Cyangwa ni bya bindi ngo umwararangwa n'amasoni? Nabyo birimo. Watinye gitera? Oya. Wajyaga wumva bamvuga cyangwa utarambona? Najyaga numva kuvuga ntarakubona. Nakubonye. Wagize ubwoba? Oya. Ngaho tinyuka uri kumwe na gitera nta kintu urabasitanye. Yego. Umwaka wa 2022 se bimeze gute? Mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa mbere turi kuwutangira. Dufitemo intego, ni umwaka uburyo umwaka utangiye ufitemo intego nyinshi kugira ngo uzarangire neza, bifashijwemo n'Imana. Imihigo yawe muri uyu mwaka wa 2022, uhereye ku kwezi kwa mbere kugeza ku kwa 12, ibintu ufitiye abanyarwanda muri rusange ndagira ngo bibagezeho muri iki kiganiro. Muri uyu mwaka wa 2022 bafitemo indirimbo nyinshi kandi nziza ziteguye, zizabashimisha, zikabanyura, zikabakora ku mutima. Yes, uri umuhanzi, ariko uri umuhanzi sinzi umaze muri kariyeri y'umuziki igihe kingana gute? Ni igihe gito, navuga ko aribwo nkiyinjiramo ubu ngubu. Yego. Hashize igihe kingana gute? Igihe kitazwi se? Ni gito, ni nk'amezi 2 cyangwa 3. Kugeza ubu ufite imizigo ingahe hanze cyangwa indirimbo zingahe? Ubu ngubu mafite indirimbo imwe n'indi ngiye gusohora. Ufite indirimbo hanze, abantu barayumvishe, bakubwiye ngo iki feedback wakiriye nyuma yo kushiza indirimbo hanze? Banteye courage nyinshi cyane, yarambwiye akomerezaho, ko nyine biba byiza umuntu abazanye amaraso mashya. Ntukajye utinya abanyarwanda, kuko ibyo ukora ubikorera abanyarwanda, ntabwo ari wowe ubyikorera. Utabafite ntiwakora. Niyo mpamvu ugomba kuzajya ubabwira, ugatinyuka ukababwira. Yego. Iyo ndirimbo yawe yitwa ngo iki washyize hanze? Iyo ndirimbo bayita neza. Waririmbaho igice kimwe na refrain bakumva ubutumwa burimo? Ubu ngenda abona ahantu hazanashya, ariko ahantu hagomba gushya izina ry'Imana, kuko burya wacanye ntago habura no gushya. Bimeze bite? Ndashaka ko uririmba igice kimwe ku ndirimbo yawe yitwa Ineza. Nimba ari Imana uyiririmbire, nimba ari yo waririmbiye Imana uyiririmbire n'abantu bayumve, nimba ari indirimbo y'isi nayo uyiririmbire abantu bayumve. Ineza ririmbaho igice kimwe na rero. Naririmbaho agace gato. Nta kibazo, biremewe.
ineza yawe mwami irakomeye, ineza yawe data irakomeye. yagenze utese wazindutse ukora iki? Ukuntu umuntu yazindukiye utuntu twinshi. uyu munsi se wazindutse uri gukora iki? uyu munsi nabyutse ndi mu turimo two mu rugo. ni ku gasongero wallahi. Ni ku gasongero. Ikintu cya mbere wazindutse ukora numva umunsi wawe uyu munsi uburyo wagenze neza. Uyu munsi nabyutse nari ndi gukora, impamvu iyi ngiyi ndi gusanga nkaho nari kwiririmba, nabyutse indirimbo ndi kukubwira muri studio, nabyutse niyo yari ndimo cyane. Niyo yari ndimo ko niyo nabyukiyemo, niyo ndi gutekereza ubu ngubu kugira ngo izajye hanze imeze neza. iyo yitwa ngo iki? ubu ngubu waba utumye mpfundura agaseke igihe kitaragera. N'ubundi abo upfundurira agaseke ni nabo bakagenewe urumva. Kandi baca umugani mu kinyarwanda, sinumvishe se ngo imigani urayizi ngo uzaheka ntumwishuru. Ndashaka ko ubaririmbiraho bapfundurire nibo nyine ba nyirako. Indirimbo igiye kujya hanze muri iyi minsi bahita Sinzicuza. Sinzicuza na rimwe, sinzicuza na gato, kuko ndi ubu ndishimye bitewe nawe. Sinzicuza na rimwe, sinzicuza na gato, kuko wanyigishije ko byose bibaho kubw'impamvu. Yes, ijwi ryiza cyane, uraririmba neza ukanyibutsa abamarayika. Reka nkubaze, indirimbo yawe yitwa Sinzicuza, ngo ntuzicuza na gato, bitewe n'iki? Ni hehe uri? Byagenze gute? Ndashaka ko niwe byabayeho, byagenze gute kugira ngo ubashe kwandika iyo ndirimbo? Ni inshuti, ni story y'inshuti yanjye. Byagenze utese? Yakunze umuhungu yitwa yakundanye n'umuhungu, ariko nyine umuhungu yasaga nk'utamwitayeho, bebe ari we umukunda cyane. Rero nyine abashuti b'uwo muhungu bitewe n'ukuntu babonaga bebe akunda uwo mutipe, nyine abashuti bikabatera impuhwe. Umwe avamo aravuga ati kambe nkureye gapapa. Ariko nyine umutipe uwo mushuti we ko yabyumvaga ntabwo yumvaga ko impamvu yikoze ari uko amukunze, nuko nyine yatekereje ko ari uko amugiriye impuhwe. Rero umubebe atabwira uwo mutipe yakundaga, aramubwira ati tube tuvuyemo n'undi ntabwo waranyitayeho, ubu ngubu ngiye gukomezanya n'uyu. Aramuseka aramubwira ati aho uzi ntabwo, aho ugiye ntabwo hazi, uzicuza, uzagaruka wicuza. Kuko urumva we yari abizi. Umubebe aramubwira nyine ayoberwa ibyo ari byo aragenda. Rero ahangaha nyine ubu ngubu bameranye neza. Niyo mpamvu nyine ni nkawe yari kumubwira ati sinzicuza na rimwe na gato, ko ndi ndishimye bitewe nawe. Yego. Yes, umukobwa yafashe ya mbere kuza kukubwira story ye cyangwa wari inshuti ye, byamubagaho byose wabaga ubizi? Yari inshuti yanjye, byamubagaho nabaga mbizi. Rero nako urabizi abahanzi nyine buri gihe aho wicaye uri gutekereza ku ndirimbo ko wakwandika, so nahise mvuga ati buriya iyi mirongo ntiyaba ari sawa. Niyo mpamvu. Sawa cyane. Hari ikintu kimwe ngiye kugusaba ariko ugikora uko nkigusabye. Urabona umuntu agira imisaya ibiri, sibyo? Ndashaka umusaya wawe wa mbere uhindukize, kamera urebe fresh. Umusaya wawe wa mbere uhindukize, wo yirya. Yes, kamera urebe. Hindukiza n'undi. Ikintu ngiye kukubaza barakimenya. Uhindukize fresh. Sawa. Umusaya wo hirya uriho iherena. Umusaya wa hano hino nta herena ririho. Iyo style noneho twayita ngo Yamwe ngo nivumburiye nakantu navumbura. Wayise ngo iki? Nicyo nshaka kumenya iyo style. One the person. What? Nyine umuhanzi urahanga utuntu dushya. Nawe nayo mbona abantu bose nyine akunda kwambura amaherena hose. Ndavuga akamvumbura kanjye. Wanze kubibabwira ko irindi ryataka uri kuri moto.
ntabwo ugeze hano uri kurira ngo uherere oya ntabwo byatakaye okay nako karagaciyemo ariko nta kibazo. Okay, nyuma y'uko uri umuhanzi nta bindi bikorwa waba ukora bijyanye na industry cyangwa abanyarwanda benshi bakurikira kandi bagakunda? hanze ushobora kuba uri umuhanzi w'indirimbo, ukaba umuhanzi wa comedy, ukaba umuhanzi wa filime, ukaba sinzi nyine byinshi nawe uzi muri industry nyine bikunzwe n'abantu cyane ko nge nabonye ko n'akantu ko gusetsa karimo. ikindi kintu nkora hanze gushushanya. Ukunda gushushanya iki? amakadre bitewe n'amafoto nyine, nk'ifoto yawe nawe nagushushanya. Uzayinzanira ryari yanjye nge wanshushanya binyemerera imbere y'abantu? tuzabivugana nyuma ya kamera. Warabyize ni impano? navuga ko ari impano, uretse ko Pam Dogo wanjye anko nawe nibyo akora, so niwe wajya umpugura. ntabwo ngize njya mu ishuri. Ni ukuvuga ngo ni impano wowe wifitiye, wavumbuye ko iyo mpano uyifite mu gihe kingana ute? Wari ufite nk'igihe kingana ute? Wari mukuru bingana gute? nawe mukuru bingana gute? ni ibintu nakunda gukora muri primaire, twaba twicaye umwarimu bari kwigisha ngo abandi gushushanya. akenshi bagakunda kubibwira ababyeyi, nyine bigeraho ngo babona ko ari ibintu batankuramo. ariko nari nkiri muto, ndakeka ari nko mu wa kariyeri yawe yo gushushanya. Tugaruke muri kariyeri yawe y'umuziki. Mu muziki umazemo amezi 3 kandi nkaba mbona uri mukuru, ni ukubera iki umuziki utawukoze guhera kera ukaba utangiye kuwukora muri aya mezi 3? ntabwo nakubwira ngo impamvu ni iyi, ariko ubundi nta nibwo nagatekereje yuko ubu ngubu aribwo naba ngiye kwikora. nzi ko ahubwo nzabikora mu myaka izaza. ariko byabaye ngombwa yuko mutangira ubu ngubu. Iki cyatumye nyine utabikora kera? Ngewe nicyo kintu nshaka kumenya. kera ntabwo nabifataga nk'impano yanjye, ntabwo nari nzi ko ari ibintu nakora ngo bijye hanze umunyarwanda wese abibone. nabaga nzi ko nyine ari ukuririmba, papa na mama bakanyumva, barumuna banjye, abo muri famiye, aho nicaye ndi kuririmba akaba aribo babyumva. ntabwo numvaga ko ari ibintu nshobora gukora, nkakora audio, nkakora video, bikajya hanze bigasohoka. niyo mpamvu rero ubu ngubu navuga ko nyine nitinyutse, numvise ko bishoboka. nkaba umuhanzi w'ababyeruye. indirimbo yawe irajya hanze nyuma y'igihe kingana gute? navuga ko ni mu gihe kiri naje ushobora kumva yaje ni mu minsi mike cyane, na mukanya ushobora kumva yasohotse. ntabwo mbikubwiye. Iri gukorerwa kwande? audio ni RGB Pro Tisa. noza video ni director Jackass. indirimbo yawe imeze neza cyane, abantu bayitege kabisa. Ni iki wabwira abantu bari kugukurikira kuri Meza TV uyu munsi? ndabwira abanyarwanda muri rusange n'abanyarubavu by'umwihariko basaba kunshyigikira cyane, kuko kunyereka ko banshyigikiye nibyo bikomeza bikampa imbaraga, bikampushinga, bigatuma nkora byinshi, ntekereza byinshi. kugeza ubu mu ndirimbo uri gukora ni bande ubu washimira muri aka kanya? ndashimira The Same, Grace, The Left Jackass ndetse na RGB n'abandi banyarwanda abo muri famiye hirya no hino na Meza TV. yego. urakoze cyane natwe kuba mu bushimira turimo, kandi turabizi yuko dukora ibyo mwifuza, kandi natwe tuzagumya tuba binyuma. ahubwo yes, imbogamizi wahuye nazo ukigera muri studio nizi, cyangwa ikintu wakoze ukavuga ati ahantu ndakotoye kabisa hano muri studio nubwo ntari mbimenyereye? akantu nakoze nkumva ndakotoye ni uburyo nyine numvaga yuko
nzi kuri nyine ndirimba ku buryo umuntu wese abyumva akumva arishimye. Noneho nagiye muri studio, urumva aba producer bafite byinshi nyine baba bazi. Numva ibintu atangiye kunkosora nyine numva ndakotoye, nagiye nigize umuntu mbese ubizi. Nsanga nyine hari amasomo menshi ukeneye guhabwa n'ibyo. Kariyeri yawe y'umuziki uba wumva izagarukira he? Mba numva izagera kure hashoboka, ariko ntabwo navuga ngo ahangaha nta mupaka mbika. Muri kariyeri yawe y'uyu muziki, mu gihe umaze wagiye ukurikira umuziki nyarwanda cyangwa se imiziki yo mu mahanga, muri Congo, Amerika, Nigeria, wagiye ubona uko baririmba bikwenspira nawe wenda gukora umuziki, ariko si umuhanzi nyakuri cyangwa se ikintu nyakuri cyagupushinze nawe kugira ngo ukore uyu muziki aka kanya ni ikihe? Ninde watumye ukwenspira kubikora? Umuntu ningiye ku giti cyanjye, abahanzi bo ntabwo nyiri muto ntabwo nakurikiranaga ibintu by'abantu, numvaga indirimbo ariko nyine ntamenya ngo uyu muhanzi ninde n'uyu nguyu. Ariko kugeza ubu nyine nkiri umwana ntabwo nakundaga nyine abakobwa. Nkiri umwana wenda nka hano mu Rwanda, nkiri umwana umuntu numvaga harimo nka Bruce Melody, The Ben, Meddy, King James na Christopher na Tom Cruise. Nibo bantu nyine numvaga nkavuga ati bari abantu nakoze indirimbo basi tugakorana. Nkumva nyine ko nabo bagandi kuririmba mu rugo, nkaririmba indirimbo zabo nkavuga se ubundi bazazisubiramo, ariko ntabwo nari nzi ngo bikorwa gute. Nibo bantu nyine navuga ko ari bo bamfashingaga. Knowless nyine nkiri umwana. Kugeza ubu se umuntu akubwiye ngo hitamo indirimbo imwe mu ndirimbo nyarwanda uyiririmbira abanyarwanda bumve noneho ijwi ryawe ry'umwimerere, ariko uri gusubira mu ndirimbo umunyarwanda yaririmbye, waririmba iyihe? Naririmba hari indirimbo ya Bruce Melody bita, ntabwo nzi ukuntu bayita, bayita ngo nyiririmbe. Hari abatereta bitwaje ururimi rucyayima, tuza baby yo nzakwereka urukundo, I will protect you, I fly for you, sinzigera nkunyamunsi nga we show you love, reka mbikore neza nkwereka urukundo nirwo rwabananiye, reka ngutumire mu mutima wanjye, nibwo ubona ko ibyo nkubwira ari ukuri, nzatuma utuza n'utumutwe nunanirwa nkwiyegamize, nzaharanira guhora useka, sinzaha umwanya icyo kubabaza, ninjye ukwiye kugukunda, ninjye ukwiye kugushaka, inyanga kubona nakujyanye, ninjye ubehereye cyane rwose. Urakoze cyane, ako karirimbo urakaririmbye. Urakaririmbye. Bishatse kuvuga ngo kugira ngo ugere mu muziki n'ubundi hari abandi bahanzi bagiye bakwenspira, iyo bataza kuba bariho ntabwo uri mu muziki. ntabwo ndi nimo ari ngiye bari kukavumbura ako kantu, ariko ntekereza ko ntari kuba ndi. Urakoze cyane. Okay, uriyizi wowe kuva hasi kugera hejuru? Uriyizi neza? Uriyizi? Ndiyizi. Ni cyo kintu gikora abantu bakakubwira uzi ko ari akantu gikora kakadukora, ubona ari akahe kantu? Ukanje nk'akakora se cyane nk'imyambarire. Abantu benshi bagiye bajya banambaza niba nyine ndi umufasha, ni abandi bakambaza umunyambika. Ibyo njya mbona nyine abantu benshi bajya bakunda kumbaza. Muri ibyo byose uraza kubisubiriza hano kuri Meza TV kugira batazongera kubikubaza, uzagihita babwira mujye kuri Meza TV narabashubije. Ninde ukwambika? Ese uri umufashion? Bimeze gute? Nta muntu nyambika. Fashion yo ni ibintu byo nkunda gukurikirana.
urabikurikirana ariko ntubikora. ntabwo mbikora ariko nigeze kubikora umunsi umwe. Hari igihe habaga nk'utuntu tw'udutaramo tw'abana nka fashioningamo ibintu nk'ibyo. Kugeza ubu nta muntu urakubwira se ngo ujye ukunda guseka cyangwa umaze kubibwirwa n'abantu bangaye? Niba utanabibabara nabo, niba utababara nabyo bibwira abanyarwanda, abantu bamaze kukubwira ngo ujye ukunda guseka ni bangahe? Ntabwo nababara, ni benshi. Nibura se icyifuzo cyabo uracyubahiriza? Icyifuzo cyabo cyane, kuko harimo na papa. Papa iyo mbonye mbabaye nawe nyine biramubabaza cyane, niyo mpamvu ntabwo njya nkunda kurakara. Azi guseka neza. Ntabwo mbizi nimba bizi, ahubwo ntabwo aba nanjye ndabizi bitewe n'abantu babibwira, ariko ntabwo mbizi neza. Ntabwo bizi neza guseka neza. Uze gukurikira ikiganiro cya Meza TV kandi ukunde guseka. Ukunde guseka. Urateganya kwagura umupaka y'umuziki wawe? Umuziki w'ubutaha cyangwa indirimbo y'ubutaha uzayikorera he? Iyi wambwiye ko ari Gisenyi igiye gusohoka, wayikoreye Gisenyi. Ese iyi ubutaha wumva wayikorera he? Bibaye nababwiye yuko muri uyu mwaka mfitemo imihigo myinshi. Indirimbo ya gatatu ntabwo izaba iri muri Gisenyi, izabiri mu murwa wa Kigali. Urumva izabiri ku producer witwa nde? Producer wakizeza abanyarwanda mu beti wenda muzumva ngo niki aya abona kintu nababwiye ni ibanga. Ariko agapfundikiye n'ubundi nyine gatera amatsiko. Ubwo iyo ndirimbo bagomba kugira ute kuyitegereza? Ku gasongero. Ni ku gasongero ku ntebe hariya hejuru. Wenda waganiye n'abahanzi benshi muri Gisenyi mbere yuko winjira muri kariyeri y'umuziki. Abo bahanzi bose ngombwa ko umuntu yabamenya, ariko se bakubwiye ko ikibagora ari ikihe kugira ngo numve neza ko waje witeguye nta kintu kizakugonga, ibyo abanyarwanda bashaka uzabibaho? Ikintu abantu bakunda gukora b'abahanzi ni nko gukora hit nyine akumva yuko birangiye. Ikintu cya mbere rero bagiye bambwira ni ukumva yuko ngomba guhora nkora hit, ntirara, nkahora nzana ibintu bishya. Wumva uzahindura iki kugira ngo ugere ku gasongero? Ntabwo ari byinshi, kuko kamubwe bakuru banjye abamaze igihe mu muziki nyarwanda, kuko ari nabo mfatiraho urugero, mbona mbese nyine urwego bariho nta kibazo nyine. Ariko icyo navuga ngiye guhindura ni icyo kuticara ngo ntuze ndindire hacemo igihe. Buri gihe kandi mpora mpindura. Ibyo nazanye uyu munsi saba ari byo nzana ejo. Abanyarwanda rero ndabakunda, kandi abanyarwanda turi beza cyane buriya, kandi ikintu badusezeranyije turagikurikirana, tuba tugomba no kucyishyuza uwakidusezeranije. Niyo mpamvu ngiye kukubaza iki kibazo ngo mbese umunyarwanda yitega indirimbo yawe mu minsi ngahe cyangwa se mu kwezi indirimbo zingahe? Mu kwezi indirimbo yongeye gusohora yo nakubwiye n'uyu munsi ushobora kumva yasohotse, ni mu minsi mike. N'akantu gato gasigaye ntazi ngo kararangira, ariko ni mu gihe gito. Naho mu kwezi ntabwo nakubwira ngo mu kwezi, ariko uyu mwaka urarangira mfite indirimbo zigaragara nyinshi. Umwaka urarangira ufite indirimbo zigaragara zitagira umubare, bishatse kuvuga ufite support nyuma yawe? Support yo ntago yabura. Abantu bagufasha rero wababwira iki? Nababwira gukomeza kunshyigikira cyane cyane, kuko imbaraga zabo ndazikeneye.
ase ubona n'iki kintu gikomeye cyane ubona cyatumye bagutoranya kugira bari we bafasha kurusha abandi cy'umwihariko wiyiziho wavuga ati cyakoze nanjye burya iyo ngeze ahangaha mba ndenze? navuga kamvuge uburyo natingamo n'uburyo ndiribamo ariko ikintu cyo kwatingamo nacyo kiraza nyine kuko cyane nka stage nshobora kuririmba nkanabyina. Kuri stage ushobora ufite n'impano yo kubyina? Yego. Wamenye ryari se bwo ufite impano? Ufite impano nyinshi ahubwo wazisha abanyarwanda? Oya ntabwo nazishe. Buriya izindi bazajya bagenda bazibona. Nukuvuga iyo uri stage uri kuririmba bijyana no kubyina? Yego. Example y'umukobwa uzi nawe ubikora muri kariyeri y'umuziki uririmba na byina step by step? Ntabwo nshobora kukwereka iyo ndirimbo ariko ntabwo nzi nimba bamwita gute, ariko arahari. Uririmba iyihe ndirimbo? ariko kamvuge mu banyarwanda navugamo nka Marina nkunda uko yakitinga kuri stage. Ariko wahisemo kuvuga ati nanjye reka ngendere muri uyu mujyi nzagera aho ngera kandi hashimishije? Yego, mbona iyo uri kuri stage ukaririmba ukanakitinga binezeza abafana, tuma nabo badahagarara ngo bakonje bakishima. Nabonye ari ibintu byiza. Ikintu cyose umuntu agiye gukora icyo ari cyo cyose witeguye kuzahuriramo ibyiza wumva uzahurira nabyo muri kariyeri yawe y'umuziki, wumva ari ibihe? uvugemo bikeya nta kibazo. Ibyiza nzahuriramo wumva wahuriramo nabyo? ibyiza ni ugukundwa n'abantu benshi abuzi nawe utazi. Ikindi nkahura n'abantu nahoraga nifuza. Mbwira umuntu wifuza guhura nawe wumva uzahurira nawe muri kariyeri y'umuziki. Navuga ko ari benshi. Ni benshi. Twagiye tuva ku byiza tujya ku bibi. Ibibi se ni ibi? Ibibi burya urugendo rwose umuntu atangiye nagabura mwimusitaza ibimuca intege, haba abantu haba ibikorwa by'abantu nyine muba mugiye guhuriramo, amagambo abacantege nyine aca intege, ibyo byose ntabwo byabura na gato, ntabwo byabura. Witeguye gute kurwana n'ibyo ngibyo? Ko ndabyiteguye kuko naje ari ibintu nkunda, ari ibintu nahoze ntifuza. So ikintu cyose numva nyine nzahuriramo nacyo niteguye guhangana nacyo mu buryo bwiza. Uzahura na byinshi rero ugombe ufungera se? Yego, nukuzikanyaga. Ugombe ufungera se kuko ibibi byo uzahura na byinshi. Reka dusohoke muri kariyeri yawe y'umuziki twinjirire mu buzima busanzwe kuko turi guha abantu ibyabo. Ubu ngubu tuvugana twebwe turi ku gasongero, ntago turi hejuru. Iyo tuvuze ku gasongero ni hejuru ku munara, hejuru apana hejuru y'ameza. Turi ku gasongero. Ndashaka kumenya mu buzima busanzwe aho utuye, aho ukorera, mu rugo, ubundi uva muri famiye y'abantu bangahe? Ufite se papa na mama? Wavukiye hehe? Ndashaka uvuge nyine ku buzima bwawe by'umwihariko utangiriye aho wavukiye n'uburyo aho ugeze ubu na famiye yawe gutyo ubivuge. Dutuye hano Gisenyi kuri Petite kuko bana n'ababyeyi banjye papa na mama. Nkaba mvuka mu muryango w'abana 4, akaba ari njye mfura. Nkaba navukiye na ariko nkurira mu mujyi wa Kigali.
Okay, ukimara kugira igitekerezo cyo kuba umuhanzi ukajya no muri studio bishatse kuvuga ko wanabibwiyeho papa wawe na mama wawe bagushubije ngo iki byaguteye byatumye ugira imbaraga zo kubikora? Bigitangira banciye intege ko bigitangira ntabwo navuga ko babikunze ariko nyine umubyeyi abazi icyo umwana ashaka. Rero noneho iyo ubonye ukabona nyine atari ikintu kibi kizamujyana ahantu habi kuko uba ubona ari ubuzima bwe ubu nyine urabyemera. Yongeye babyemeye ubu ngubu bakangira inama nkakora indirimbo nkayumvisha papa kambwira atanga bimeze neza ukosora aha n'aha na mama nyine nkamubwira. Ariko bigitangira nibo bantu ba mbere banciye intege ko nko kujya studio gutaha biba ari ibintu bigoye. Iyo ujya studio ugasanga abandi bantu bikangombwa ko bagukorera nyuma ugasanga utashye nyine amasaha adashimisha ababyeyi. Nakavuga n'ubundi ibyo bintu ugiyemo bizavugikira ibintu nk'ibyo ariko byarangiye ari ibintu babumvishe. Basuhuze unabashimire ko baje kubyemera. Ndasuhuza papa na mama aho bari hose, aho bicaye ndabizi bari kundeba, kandi nabashimira kubwo ubufasha bakomeje kumpa, support yabo, kandi ndabakunda cyane. Mama wawe ndabizi ajya ateka mu rugo sometime cyangwa se nimba ubu ngubu atanagiteka kuko uhari yigeze kugutekera. Niki kintu yagiye agutekera cyangwa n'ubu ngubu ajya gutekera ukavuga mama cyakoze urenza abandi ba mama? Food yose ya mama ateka mba numva iri hejuru. Byose ikintu yagutekera nko kubona ikintu ni cyangwa kubonana. Ibintu byose ateka mba numva ari byiza ko hari utuntu ajya akora nyine amandazi, ajya akora uturindazi twa daji nkahita nyamanika. Okay, reka tugane no ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko ni bihoraho iyo tuvuye hano tujyana ahandi kuko abantu bari muri kariyeri ya industry bo ni benshi cyane. Tuba tugomba kandi mwese kubanyuramo kugira ngo tugire aho tubageza namwe mugire aho mutugeza kuko kuba ku isi no gufatanya no gufashanya nimfasha nkufashe. Nta wigira nta mugabo wigira, nubwo bavuga ngo umugabo arigira yakibura agapfa ariko burya iyo ushubije inyuma nta wigira kuko niyo wapfa ntago wakishingura. Reka dufashanye rero tugira aho tugera. Tugana ku musozo ndagira ngo ushimire abantu muri iki kiganiro, wongere unengete n'abandi bantu, usabe n'abantu. Mbere na mbere ndashimira Meza TV, muhora mushaka nyine kuzamura impano zigiye zitandukanye, mushaka kuzigaragariza abanyarwanda. Nkashimira n'abantu muri rusange bari kunyereka ko banshyigikiye. Ikindi ndanenga abantu baca abandi intege bakumva ko nta hantu bakigeza. Nsaba n'abantu kujya bumva abantu bakumva ibibarimo, bakumva ibitekerezo byabo, bakaganira nabo, bakabagira inama mu gihe ubona ko umuntu yaje kugana gukeneyeho inama. Yego, urakoze cyane. Urasaba iki none? Ndasaba abanyarwanda bo, ndabasaba nyine gushyigikira abahanzi nyarwanda n'abahanzikazi nyarwanda bose muri rusange, kandi n'abahanzi muri rusange bagafasha impano zikiri hasi. Yego, murakoze cyane ku Gasongero kandi cyane ni Gitera umuhana vayo, amazina menshi muzi mwamenye, muzagumya no gukurikirana. Tubifuriza umwaka mushya muhire, tubibutse no gukanda subscribe kuri Meza TV kugira ngo mwe muduteje imbere, kugira ngo uyu mwaka tutangirane natwe turi ku Gasongero umwuka byaramwe. Turabasabye kandi iki kiganiro muze kugikurikira kandi mutereho na comment by'umwihariko ngaho basezere. Zumva sezere gute ushaka abakunzi bawe, abantu bose bagukurikiye n'abazagukurikira.
bifurije kuzagira umwaka kuzababera mwiza aho bari hose bose abafana abahanzi abantu bose bo muri industry nyarwanda y'umuziki nk'umuhanzi se wambabariye ukabatura akaririmbo k'umwaka mushya akaririmbo k'umwaka mushya usezera abafana bawe abakunzi bawe abantu bose bazagukurikira mu biganiro bizagenda bitandukana mu ndirimbo zawe uzagenda usohora muri uyu mwaka ndashaka ngo ubanturire akaririmbo k'umwaka mushya kuko turi gutangira umwaka Kambature You and I ya Kenny Soul more than lovers me plus you equals love ndabizi neza even you knew so sad nzahora ugaseka more than lovers inshuti yanjye magara ibibazo byanjye n'ibyawe nujya untererana sinzi amarira hoya ibyishimo bihagije nubwo nkubabaza nutinda kumbabarira more than lovers nicyo ngukundira my baby. Yes murakoze cyane turabakunda ikintu nakwifuriza Imana ikube hafi mu buzima bwawe bwose ibyo ukora byose Imana igufashe igusunike aho uteye intambwe igusunike kugira ngo ugere ku cyo wifuza Imana izaguhumugisha yego murakoze kandi namwe bibagirweho Meza TV ryohera abagukurikiye.